mumeze neza ni sawa. Sasa rero niba munkunda ibiganiro byanjye bibaryohera, ndashaka kugira ngo nyine ujye ukora subscribe, ukore kuri kariya kantu k'umutuku nyine, hanyuma ujye ukora no kuri iriya nzogera, video yose izagira uzajya urayibona. Icyo kintu ukajya ugenda utagikoze. Dore ko mumeze neza cyane, nzi neza ko hashize igihe kinini tutabonana cyangwa se tutarimo kuvugana. Hari ukuntu nyine noneho ndagira ngo twongere dutangirane tumeze neza. Turi butangirane ubu nona, nshaka kugira ngo tujyanemo neza kabisa, bya bindi byo kuba umuntu ari bize wapi. Buri wese atangire afate telefone ye, atangire abwire mugenzi we nyine ewana n'utarabikora asharinge vuba vuba kugira ngo tumere neza fresh nyine. Ko hari ibintu ngiye kubabwira bimeze neza biryoshye, buri wese aba afitiye amatsiko nyine, bya bindi bya bituba nyine na za mboro zacu nyine. Ndashaka kubabwira cyangwa se mbaganirize, tunaganire nyine amoko y'ibituba. Shobora kuba uzi ko urongora umugore ariko utazi ubwoko bw'igituba afite, uko najya ngenda nkikubwira ubwo urajya wumva nyine ko ari cyo, urajya ucyumva nkuko nkikubwiye, bitewe nuko ndajya nkubwira ngo iki ngiki cyitwa gutya, n'uburyo ndakubwira ko gikoramo, uko ukirongora, uburyo ugenda ucyumva kwa kundi nyine. Urajya ugenda ubwira uti kabisa uzajya ugenda unyandikira nyine umbwira uti nasanze ari cyo. Mutegereze rero mbabwire nyine, mbabwire amazina y'uburyo nyine ibyo bituba byitwa. Igituba cya mbere nyine, cya mbere nshaka kubabwira, igituba bita urwabya. Igituba umukobwa wese ugifite ubona atameze neza nyine, ntabwo aba ari fiyeri yibye. Yego ntabwo 100% bazi yuko ari cyo afite, ariko igituba nyine ni ubuzima, ni ubuzima bw'umuntu, ubuzima bw'umugore. Icyo gituba impamvu aba atari fiyeri yacyo, wenda ashobora kuba ajya koga akaba yibaza ati se igituba cyanjye kubera iki giteye gutya. Kuvuga ngo urwabya ni igituba gisa nkaho kiri hasi, ni igituba kiba ari gito kigufi. Ni cya gituba kigira amazi ariko makeya, ntago kigira amazi menshi. Kuvuga ngo ugifite wenda ku badamu barongorwa, ashobora kumva ko we muri we arongorwa, akumva hari uburyo akeneye gushimisha umugabo we, ariko ntago aba yumva ko yisanzuye kubera igituba afite. Ashobora kuvuga ngo ari bwisanzure ku mugabo we, akumva ko akeneye kurekura amazi menshi muri wowe, ukumva nyine muri wowe nk'uko uri kuyarekura uhita wumva ko nyine ntago birimo kugenda neza. Icyo ni igituba. Niba navuga ngo ni amatiyo arekura amazi, niba navuga ngo ni ibihombo niko kimeze. Uba wirekuye bikomeye cyane, umubiri wose uba urekuye, ariko gikora uko giteye kubera ko ni gitoya. Ahaba amazi n'ahava nibwo bushobozi gifite, ntago byagukundira kugira ngo ayo mazi aze ari menshi nk'uko byifuza. Ahubwo njya numva hari abadamu cyangwa abapapa ari ukuntu njya kumva nkumva baravuze ngo ibihaza bizaguha amazi, za watermelon, ibiki n'ibiki nyine tugenda tubijya nyine, ariko umubiri wawe uko uteye, igituba ufite nibwo buzima bwacyo. Nizere yuko umuntu ugifite, niba uzi yuko wa mudamu we igituba cyawe kimeze gutya, icyo gituba ntukagire ipfunwe. Urwabya niko rumera, niko giteye. Icya kabiri rero, igituba bita umushokanyi. Ndabizi neza ko
ari abasore ari abagabo, umugore uzi yuko afite igituba kimeze gutyo cyangwa umukobwa ufite igituba kimeze gutyo, umushokanyo ni igituba cyaguteranya n'igitsina gabo icyo ari cyo cyose. Wowe ugifite ndakubwira kubera ko hari uburyo bikubangamira kubera icyo gituba wifitiye, kwa kundi uba uri kugenda mu muhanda wambaye ipantaro kiranga kikagaragara, n'igituba kijya ku karubanda. Bose baba bari kukireba. Abagabo bagikunda bakizi, hari uwo mwana ahura rwose ukagira ngo ni ukukubahuka, ukabona aragusuhukije, ukabona arakuvugishije, mu kanya ukumva kwiseguyeho arakubwira ati ko hari ahantu nshaka kuzandangira ko mbona umenyereye hano, akagusaba akanimero ka telefone. Ni ukuvuga ngo rero icyo gituba giteranya abagabo, giteranya abagore, nta mutekano wakigirira kubera ko n'igituba bose bakunda ahantu hose. Ni cya gituba cya gituba kigira amazi, cya gituba gishyukwa vuba, cya gituba nyine cyoroshye, igituba kiryoshye. Wibeshye gatoya wowe ugifite wa mugore ugafata nk'umugabo ufite undi mugore hanze akakurongora, uzaba ugiye gukora amahano ukabyara kuko bizaba byarangiye. Shaka noneho kugira ngo ugire ikindi gituba cya gatatu. Igituba cya gatatu navuga ngo ni amahano, ni intambara, ni ibibazo. Ariko nuhura n'umugabo nawe ufite imboro igishoboye, nzabasobanurira ubwoko bw'imboro kugira ngo ubwire impamvu mvuze icyo kintu. Injuma ni igituba, ni cya gituba kigoranye cyane bikomeye. Ni cya gituba wumva ngo kigoranye pe. Ushobora kugira amatsiko yo kwibaza ngo injuma kubera ikigoranye. Injuma ni igituba mana, cya gituba noneho kigufi, ntago ari kigari, ntikiringaniye, urumva uko kingana. Ariko uri umugabo uzi neza yuko ufite imboro iri bugihaze, bitewe n'imboro yawe ingano yayo uzagihaza. Ariko hari imboro itagishobora na gatoya. Injuma ni cya gituba kigorana kuba. Utegereje yuko umugore ugifite yakwirekura, yagira ububobere, biragorana cyane. Ushobora kuba umuryamye hejuru wenda ugiye kumurongora, ukamukoraho ukumva reka da, nta mushyukwe, mbese uri kumva nta kuntu biragenda kandi umugore abishaka. Injuma ni cya gituba kigirira umushyukwe mo indani, mo imbere, bigusaba kugira ngo ugifite akubwire ngo mfasha gutya. Sibwo ndi kumva nacyo nshaka kugira ngo byibura nzongere mbabwire uburyo ugomba kuzajya ugikora, uzajya ukirongoramo, cyangwa se umugore ugifite kugira ngo azamenye uburyo bazajya barakirongoramo. Nshaka kugira ngo noneho nzabibabwira ubutaha, iyo uzajya uyikoresha n'uburyo uzajya ukirongoramo. Icya kane, igituba cyitwa urukamba. Igituba bita urukamba, umukobwa ukigira akunda kugira isoni. Niba ari kumwe n'umugabo we, cyangwa se umugabo we, ubwo ndavuga ku bagore, uwo mvuga ku mukobwa ni sheri, kwa kundi nyine uba ukundana na sheri wawe mwisanzurana, biba ngombwa ko muryamana. Umukobwa uzajya ubona agira isoni, ntukazajya wibaza ngo kubera iki wa mukobwa ugira isoni. Hari impamvu. Igituba nababwiye ngo ni ubuzima bw'umugore.
nubwo atazi impamvu ibimutera akabona yigirira isoni, ariko ndakubwira ngo icyo gituba ni igituba, urukamba ni igituba, mana yanjye gitera isoni pe. Icyo gituba kigira amazi, ariko byibura ndakubwira, niba utangiye gutegura umugore ufite icyo gituba, mu minota, mu masegonda ntabwo byakunda, ariko mu minota byibura mu minota 4-5 icyo gituba kirirekura, ku buryo ukora ku gituba ukumva ko kibobeye gikeneye kurongorwa. Nanone ugasanga ni cya gituba niba washyizemo indani ugasanga hari ukuntu kiri kujya kibisubika, mukanya ukumva hise yuma, mukanya ukumva ari gukomeza, bizagusaba kugira gute? Icyo ngicyo nicyo nshaka kugira ngo nzabasobanurire, nta nubwo nshobora no gutinda, wenda ejo cyangwa se mu masaha nshobora guhita mbibabwira, ariko wumve neza ko ntago umuntu ugifite yumva yifitiye icyizere, kuko nawe yumva bimubaho akumva kiri kujya kibana, kuko aba ari kurongorwa ari kubyumva, kandi ari kumva afite nyine ububobere, ariko gute bisubikwa, kumva ntago ari fiyeri y'ibintu bimubaho. Rero ndagira ngo mube mumbabariyeho gatoya, ndaje mu kanya, kandi murakoze cyane. Ni byiza ko buri wese azajya akora subscribe, agakora share, akaduha link tukamenya ko ibintu bimeze neza, tukajya tugendana neza cyane. Uko mugenda mutwandikira niko tugomba kubasubiza, mukanya ndaje mbasubize bya bibazo noneho mwagiye mutubaza, kugira ngo ibintu bigende neza. Sasa rero niba munkunda, ibiganiro byanjye bibaryohera, ndashaka kugira ngo nyine ujye ukora subscribe, ukore kuri kariya kantu k'umutuku nyine, hanyuma ujye ukora no kuri iriya nzogera, video yose izajya iraza uzajya urayibona. Icyo kintu ukajya ugenda utagikoze